boss ni umugome gusa aranyirukana akakanya kuko arabona noneho ndarara nawe muri iyi minsi mikuru abantu barabuze kandi nawe usubibona se soro zatangiye kubura sinzi noneho no mu mba mbona hajya ahantu urimo ugize ngo turabahute noneho abantu muri no minsi barimo baranywa amavuta habyaje sinzi nyine buryo bimeze ugize ngo ko bari abakiri utapfa kubashyira ibintu byapfuye urumva babyemera ntabwo babyemera ukibahangika bakakuvumbura baragucurika ubwo turabahute sasa dushaka uburyo tubaho hari umubosi wantumye umutima hari n'uwantumye impyiko hari n'uwantumye amaso Yesu we hari wantumye ukuboko bagina na Yesu ushobora kugenda nkakwiye kubibona abantu barabuze nabo turi kubona imyijima iri kuza imeze nk'iyini ni icyanjye gute kandi dukorana sinzi none twagashakiye igisubizo hamwe shaka abanyacyaro badafite amavuta ugize ngo ibintu by'ibibureba aho ngabo bari badufata tujye kubagurisha kare kose se wigiraga make ahubwo ndumva twagiye ahubwo ariko buretse manzi mpamagare abakire bacu kugira ngo babaze ibyo bakeneye Yesu urashize noneho egera urufunguzo ntiwabona ari urwara ugize ngo bonane kabari mwisi mwese bonane mugire umwaka muhire abantu ze bafite n'amaganya noneho Yesu bidasha shabitoresha imana wowe ariko mwuka byara ko ndi umwana w'Imana ibiki kandi umva imbere wamvuye imbere ukakomeza inzira zawe ku buryo se nabona umuntu yicaye amaganya ameze gutyo ku buryo namuvugisha ra sasha budi nkawe buribu yagusize Gindera kuko ntago abasazi bakigenda muri iyi mihanda yose wagira ngo wari uri kumana Gindera bonane uziko wabona yambwira ahantu ndara ugize ngo umva musazi we abasazi baje ndarasha ugize ngo naribi ubwo yasenye isura ya hombe what magana ta what ubwo numvaga ari inuzuri ngagira ugize by'amafaranga byo nahitagira iginuza biba bigeze amagambo make umva nyine mubwire boss reba nyine reba mubwire ujya vuga ndi kukumva boss we reka nari nge boss ubu ni wowe boss ayo zegiza zegwe n'umugisha waba uhagije ariko nyine hari agaserivisi nashaka kukubwira mugisha zo waba wagize mubi umva nyine urabona mugisha waba wagize mfite ibikapu byinshi nta hantu waba uzi haba hari iwanyu nkaza tukaba turi kumwe iminsi mikeya afasha inzu se inzu vuga cyane sha ugize ngo nyine urabona sinyara inzu ndayivuta ndikugurisha sinyara ku buriri singira umwanda naza tukaba tubana nawe inzu ndayivuta ndikugurisha ndagira ngo kira n'intuza dore hano babaga bashaka iby'intuza bakabigera urakoze nyine urakoze ndaza kuza nyine uraza kunyereka aho hantu hawuba none urufunwe nzaza mfungure nze tube turi kumwe ntari oya dakandi ntawe wavuga ngo ni ukuvuga ngo ni ntago ari inzu yacu ni inzu ndi kugurisha yanjye bwite iri mu isambu yanjye
ese umpaye inzu ubamo tukaba turi kumwe vuga makesha ko ntanyara ku buriri inzu bagamo reka tubyirengaza byose iyo nzu yawe uri kugurisha nako uri gukodesha ni amafaranga angahe ntabwo ari menshi cyane ni ukuvuga ngo ni miliyoni 3 zonyine ugize ngo inzu ntabwo yihuta Yesu miliyoni 3 sanya iki gikapu uri kukireba uri kubona kino nta n'ibihumbi 10 nta n'ibihumbi 9 ese uragurisha iki noneho nkwishyura ntuzi ubona inzu ya miliyoni 3 Kigali ukajya ngo mereza urufunguzo rwanjye ugize ngo ibonane wikivumbura rero abantu nkamwe nicyo mubereyeho nyiravumbura iduvumbura ntuzi imurwa rufunguzo Yesu bwira uburyo tuvugana iyo nzu yawe uyibe miliyoni 3 uri nakavura gatangiye ibihumbi 3 ibihumbi 3 Ibi ni ukushaka kurya amafaranga y'abantu. girasha miliyoni 3 turazemera cyane nazo wenda 900 uyu mugabo ra ese urabona ndarara hehe none Yesu hari urarara mu bivonyi cyangwa mereza sha ndojya igiceri cy'icumi mugabo ra 3,910 nacizoro rimwe imyaka 5 iki n'amajoro rimwe nako amajoro 2 tugenda sha turabyumvikana tugezeyo tuvuze amajoro 2 ntuza kunyihinduka Yesu Sabaya ntahuze twageze ugira ngo se naranga mukiriya mwiza rukunyumva yego cyane rukunyumva genda dore ahantu hari akajyango kwinuza k'ubururu nahabonye n'icyatsi n'ikigori genda ari ukingura dore bwirinuza ubwo ibi nyine bizagira uzambwe nese uragiye ahantu nahawe ntujya n'ahanjye ahubwo genda winjizemo bya byahe byawe yesu we ndaje nawe He shock you ibyo rwose babaze ubundi tumenye ingano y'ibyo reka twakira niherere jya kwiherera yesu we Reka nkwereke aho imbere umugabo manyo. Yesu Tata. yesu we bite byanyu ahubwo wowe bite byawe nimwe bohereje ngo muze kunyimura tukimura tukujyana he uva aho ahubwo ujya he hamwe njya ahandi ugize ngo mu buhe buryo mu buryo bumwe cyangwa ubundi cya gihe kizima kizanye aha kihene cyangwa icyawe aha Yesu ubwo deni gahunda zirahindutse ibyo twashaka twabibonye rero ugenda utegure twa tuntu ibindi biza nyuma okay sawa oya wijya kure ugize ngo ushaka ujya kuzana humura byose nabizaye ahubwo bifate ubu bipakinga ahantu hose Yesu bibwira umukiriya nabi ugize ngo tegura twa tuntu we ibindi biraza nyuma mbe niwe randirodi mwihangane rwose ngaho ubwira umukozi wawe ahaguruke ampakingire tuno tuntu dukomeza ibiganiro byacu nako munsohokere mu nzu nibereho neza yego randirodi we yesu we Yesu Yesu nzu nizeye
ko wabibonye muvandimwe wagibonye uko bisa kose tu twari tuje gusaba amazi ngo twihanganire ugize ngo iki oya mwinde bacana nawe ari ukugira nari nje gusaba amazi ngo umuntu mumubage neza deni kiriya kintu kivuye sha nanjye sinzi aho giturutse kibaye urukiza kitazatanga amakuru iby'amazi ni uko umuntu aba atahanye inyota ko buriya ni uko umuntu aba ari kwanga kuvuga ariko umuntu inzura no kumuzura bikanga agasanga bari kubagaba afasha ariko ngo numvaga ari intuza wakajya nkatambukana nsubira inyuma hariya n'inzu ntabwo ari inzira ndi kugenda ugeze se hano hari inzira nyine njyewe urugendo amazi kugenda kugira biri kugira cyane bikagira nyine aka gaterero uri kubona ahangaha kagakwica amazi abaturanyi bakagira urabona biba bikaze hanyuma yo kugira inyota disiye mugabo ariko nyine ibintu byo kugira nawe ubwo turi inshuti byo uri kubyumva niba twari inshuti ubwo kavuga ko mubaga abantu mukababyazamo ibindi bintu abagabo bakabyara koko nyine nuza akagira gutyo nyine halo bosi ngo mukene n'impyiko oketa z'umuntu mukuru turazifite ubu ngubu tugiye kuzikugezaho okay ngave nkwa amazi nkwa musonge mushaka amazi inyota yari yashize ra nkwa amazi inyota yari yashize ni nziza sa